reka nongere mbahaye ikaze rero, karibu mbahaye ikaze. Reka uyu munsi tuganire ibintu 5 biranga igihugu cyanze Imana n'ingaruka 5 icyo gihugu kigira iyo cyanze Imana. Nkuko mubizi kizigenza wabo ni Amerika nkuko ivugwa mu byahishuwe, ariko n'ibindi bihugu ku isi biko byimereye byinshi, ariko turebe ibyo bintu 5 biranga igihugu cyanze Imana n'ingaruka 5 icyo gihugu kigira. Mbere yo kubyinjiramo rero, reka tubanze dusome mu Baroma 3:10-18 twumva uko bimera. Nkuko byanditse ngo ntawe ukiranuka n'umwe, nta n'uyu n'umwe ukiranuka, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana. Bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe, n'uyu n'umwe. Umuhogo wabo n'imvi irangaye, bariganishije indimi zabo, ubusabwe bw'incira buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abihe, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibakimenya, kubaha Imana ntikuri imbere yabo. Urumva ibyo bintu nibyo biranga abantu bari gutera Imana umugongo. Akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abihe, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira yabo ni inzira idashaka amahoro, kandi inzira y'amahoro ntibakimenya, kubaha Imana ntibiri imbere yabo habe na gato. Twinjira muri ibyo bintu 5 biranga igihugu cyateye Imana umugongo, ariko ikivugwa cyane nko mu byahishuwe ni Amerika. Babuloni iraguye kubera ko yahaye agacuma k'ibi byose ku yandi mahanga, irabasindisha. Ibintu 5 rero, icya mbere habaho kwita ikibi icyiza. Ikibi cyitwa icyiza n'ikiza kikitwa ikibi, nk'uko tubisoma muri Yesaya 5:20. hagowe wita ikibi cyiza kandi akita icyiza ikibi. Iyo rero igihugu cyanze Imana, ibintu byose biragwa byikubita hasi, ntawe utinya Imana, ukuri gufatwa nk'ibisanzwe, noneho icyaha kikimikwa, gukiranuka umukiranutsi bakamukwena bagaseka bagakwena. Cyakabiri kikwereka ko igihugu cyanze Imana kwiyemera no kumva ko wihagije. Imigani 16:18, kwiyemera no kwishyira hejuru biza mbere yo gusenyuka, yo kugwa. Nuvuga ngo igihugu kidakunda Imana kiyemerera mu mbaraga zacyo, nkuko Amerika ibikora, mu butunzi, mu gisirikare, aho kwizera Imana Uwiteka. Icyo gihe rero kwiyemera, ubwiyemezi busimbura kwicisha bugufi no kwihana, ntabwo wabihana. Icya 3 rero kiranga igihugu cyanze Imana, habaho za ruswa n'akarengane. Yesaya 1:23, abategetsi bawe bigize ibyigenge, nta n'umwe urengera imfubyi. Bivuze ngo iki? Abayobozi babonera abaturage babo, ukuri n'ubutabera biragurishwa, umukene ahozwa ku nkeke iyo amategeko y'Uwiteka asuzuguwe. Niko bigenda. Icya 4 kikorera ko igihugu cyanze Imana, habaho ubusambanyi bwinshi bukabije n'ibindi byaha bikomeye, nk'uko tubisoma mu Baroma 1:24-26. Imana yarabaretse kugira ngo bigire mu byaha byabo kuko banze kumvira Imana. Iyo wanze kumvira Imana rero, Imana irakureka ukajya muri ibyo byaha, imiryango nayo igatatana, nta muntu n'umwe ubukurikira ukuri. Ibyo byose bituma abantu babatwa n'ibyaha. Ikintu cya 5 kitwereka ko igihugu cyanze Imana, habaho urwango mu bantu, bakanga ukuri, kandi noneho ngo barashaka gukosora Imana, bagashaka no kugira aho bakosora Imana. Yohana 3:19, abantu bikundira ibyaha, umwijima, aho gukunda urumuri n'ukuri. Bivuze ngo iki rero? Ukuri kuba ikibazo ku bantu benshi cyane. Abigize abahanuzi cyangwa bashaka guhanura bagacecekeshwa, noneho washaka gusora umuntu uri mu kibi bikaba
urwango bikaba nk'igitutsi. Urabizi ko byateye, babyita hate speech. Iyo utangiye gusangiza abantu ijambo ry'Imana muri za Amerika n'ibihugu by'Uburayi byo babyita ngo ni hate speech, ngo widushyiremo ibintu byabo. Kambisubiremo, iyo uvuze ukuri abantu babona ko barwanya, ubambura uburenganzira bwabo. Abashatse kuba abahanuzi bakabacecekesha. Wagira ubwiye ngo kuri byiza, akubwira ngo urimo uramutuka, urimo uravangura, urimo uramukorera iyicarubozo, ibintu nk'ibyo, gukoresha ijambo ry'Uwiteka. Katumva rero ingaruka 5 ibihugu byanga Imana, byavuye ku Mana, bigira. Hazabaho urubanza kuri ibyo bihugu. Icyo ni icya mbere. Zaburi 9:17. Umunyabyaha ukora ikibi wese azajya mu muriro. Igihugu icyo ari cyo cyose kibagiwe Uwiteka ni mu muriro, nta handi. Imana ntago yirengagiza na rimwe ibyaha by'ibihugu biri hano ku isi. Urubanza rw'Uwiteka rero ruza mu bintu byinshi binyuranye, yaba intambara, yaba kugwa kw'icyo gihugu, cyangwa se ahubwo no gusubiranamo kw'icyo gihugu imbere muri icyo gihugu. Ingaruka ya kabiri ku gihugu rero cyanze Imana, habaho kubura amahoro n'umutekano. Yesaya 48:22. Nta mahoro aba ahari ku muntu w'umunyakibi, w'umunyabyaha wiyemeje gukurikira Sekibi. Niyo waba ufite ubutunzi bungana gute, intwaro zingana gute, byanze bikunze imidugararo, ubwoba n'ibi byose biriyongera kubera ko nta Mana igihugu kiba gifite. Icya gatatu kitwereka ingaruka igihugu cyanze Imana kigira, ubukungu buragwa, bakajya mu bukene bukomeye cyane. Imigani 11:11. Iyo wizeye Uwiteka, umurwa wawe ushyirwa hejuru. Ariko iyo gukiranuka byanze, iyo migi yawe yose, igihugu cyose, ubutunzi bwacyo bugwa hasi. Noneho ruswa ikiyongera no kwikubira kwa bamwe, kwiguzaho imitungo, za ruswa n'ubukungu byose bitera igihugu, ubukungu bukagwa kubera ko gukiranuka ntikurangwa muri icyo gihugu. Ingaruka ya 4 igihugu gihura nacyo iyo giteye umugongo Imana, habaho ubuyobozi bw'intege nke. Ubuyobozi bw'intege nke kandi navuga nshyize mu Kinyarwanda budafite icyerekezo, bwacanganyikiwe. Icyo nicyo cya kane rero kikwereka ingaruka zo gucukubira n'Uwiteka. Habaho ubuyobozi bubi n'urusobe rw'ibibazo. Tubisanga muri Hosea 4:6. Ubwoko bwanjye burimbuwe no kubura ubumenyi, kubera ko bubuze ubwenge. Iyo Imana wanze Imana, ni ukuvuga ngo ibyemezo bifatwa mu gihugu cyanze Imana biba ari bibi, noneho igihugu nacyo kigata icyerekezo. Niko bigenda, kuko ibintu by'Imana biratangaje. Abantu bose, ubuyobozi bwose buturuka ku Mana. Imana irabanza ikaguha. Burya umuntu uzashaka kurwanya umuyobozi uwo ari wese ajya amenya ko ubuyobozi bwose butangwa n'Uwimana. Iteka Imana niyo itanga ubuyobozi bwose. Umuntu aba ari Uwimana itanze kugira ngo ayobore icyo gihugu, kubera ko iyo aje ku buyobozi Imana ibimufashe mu ntoki, kubera ko ibimwizeye, ivuga iti uyu muntu wenda azajya mu nzira zanjye. Kubera ya kamere muntu n'amahitamo Imana yaduhaye, ntabwo Imana ishobora kuduhatira gukora icyiza, ahubwo yaduhaye amahitamo. Umuntu niwe uhinduka bigendeye ku bantu bamugaragiye, cyangwa se ibyo abona, ibyo yumva, inama agirwa, ibintu byose nk'ibyo. Noneho ugasanga yataye wa murongo w'Uwiteka, yakurikiye abantu aho gukurikira itegeko ry'Uwiteka n'ubwiza bw'Imana kugira ngo abashe kuyobora abantu neza. Nuko igihugu gifite icyerekezo kubera ko bavuye ku Mana. Ahangaha rero mbere yo kujya ku ngaruka 5, reka maze gucire ku mayange nkubwire abami babayeho muri Isirayeli ni benshi cyane, bagendaga baza bagasimburana, ariko noneho hakaza abakora neza, abakora nabi,
bose Imana yabashyizeho, uko bavagaho, uko bagendaga n'uko bazaga, byose biri muri Bibiliya, urabisoma ukabireba. Iyo umaze rero gusobanukirwa ko abami bajyagaho kera, ziriya n'inyigisho buri muyobozi wese agomba kumenya, akaba azizi, kugira ngo azabashe kumenya uko azitwara mu murongo w'Uwiteka Imana yaturemye, yaduhanze. Iyo uciye ukuri rero n'ibyo bintu, nibwo abantu batana bagakurikira inzira ijyana mu nzira igaye, aho kugira ngo umuntu agume mu nzira ifunganye, noneho abaturage bagende mu cyerekezo cy'Uwiteka, noneho Imana ibahe umugisha, babeho neza mu mahoro, mu butunzi no mu byishimo. Cya gatanu rero, Imana ikuraho abantu ukuboko iyo banze kuyikurikira. Tubisanga muri Zaburi 127:1. Iyo Uwiteka atarinze igihugu cyangwa umurwa, uwurinze wese aba aruhira ubusa. Ni ukuvuga ngo Imana ni nka ryabuye, ibuye cyangwa inzu itubatswe n'Uwiteka nta kibi maze biberetse nko ku musenyi. Ariko noneho hano Imana iratubwira ngo iyo uyanze ikuraho ukuboko kwayo, uburinzi bwayo bukavaho. Noneho Uwiteka atarinze uwo murwa, atarinze icyo gihugu, ukirinze uwo wese aba aruhira ubusa. Ni ukuvuga ngo igihugu kitagira Uwiteka, kitarinzwe n'Uwiteka, cyateye umugongo w'Uwiteka, aribyo Amerika yibeshya, ngira cyakomeye. Buriya Amerika yibeshya kaho igikomeye, ariko Abarusiya n'Abashinwa nibayataka bizagenda gutya, kubera ko nta Uwiteka Imana bifite. Ibyo abantu benshi bahatuye cyangwa se bari hafi yaho, bari mu buhanuzi, bari mu biki, nibo babizi, nibo babyumva. Reka wumve uko bigenda. Igihugu kitagira Imana kiba gifunguye ku banzi, kandi ibyago, amacakubiri, icuraburindi, byose biba biri tayari kuza kuri icyo gihugu. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze, iyo igihugu kitarinzwe n'Uwiteka, abantu barateye Imana umugongo, nk'uko natwe byatugendekeye kera mu basokuruza bacu mu gutegeka kwa 2:28. Imana yaratubwiye ati ngenda b'Imana yanyu no mu bantu banjye, turanga turavamo, turashaka kumera nk'abanyamahanga. Tuyivanaho umugongo, tuyitera umugongo, nayo ituvanaho ibiganza byayo. Ni ukuvuga ngo ibyakurikiye warabibonye, nibwo twagiye muri uburetwa turimo kugeza na magingo aya. Igihugu nacyo rero Imana ikubwiye ati nkurikira, bantu munkurikire, mukore gushaka kwanjye, mukanga. Ni ukuvuga ngo Imana nayo ituvanaho amaboko, igatuteza ibibazo byose. Noneho igihugu kikaba kimeze nk'aho gifunguye ku mwanzi, nubwo wavuga ngo kirinzwe gute. Buriya Amerika nayo yibeshya ngo iracyakomeye. Niko ibigenda. Imana yambura abantu ubutware mbere y'uko bavaho, noneho kubera bakiriho bakibwira ko bagifite imbaraga. Aribyo Amerika nayo yibeshya, yari amaze kwamburwa imbaraga kera. Imana yarahaye imbaraga Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu nk'ibyo, bo bagakomeza bazi ngo baracyafite imbaraga. Kumbe Imana yamaze kubavanaho ikiganza kera, noneho igihugu kimera nk'aho gifunguriye ku banzi, ibyago, amacakubiri byose bikagwa kuri icyo gihugu, noneho kikabona akabarore. Twanzure rero turebe Imigani 14:34. Iyo igihugu kigendeye mu butungane bw'Uwiteka, Imana yishyira hejuru. Ubwo butungane bw'abantu, ubutungane bw'Uwiteka abantu baba barimo, bushyira igihugu hejuru, kuko icyaha kiba igisebo muri icyo gihugu. None icyaha kikabura intebe, ubutungane bugafata ijambo, abantu bagasabana, bagakunda Uwiteka. Nguko rero uko bigenda iyo igihugu cyanze Imana. Ibintu 5 bikiranga n'ibyago 5 iki gihugu gihura nacyo, noneho umwanzi akinjira nk'uwinjiriwe, abantu ntibamenye uko bigenze, kubera ko Imana burya nigena byose. Imana iba yamaze kubavana amaboko, noneho umwanzi nawe agahita aza ameze nk'uteye atunguranye. Kandi ari ibintu byagiye bigaragara kubera ko abantu bose banze Imana, banze gukunda ukuri, banze gusangiza abandi ukuri, noneho bakigira mu buyobe. Ngaho nguko rero
ubutumwa busangiza abantu benshi cyane kandi aho like kugira ngo bugere ku bantu benshi cyane noneho bagarukira Imana batakambira Uwiteka kuko abantu bose batakambiye Uwiteka Imana yakongera kubasubizaho ikiganza. Nkabashimira abo twabanye, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda haba tov miyo.